reka wenda batere kamwe kuko ni ka blague ntabwo katuje ku bana. Tugeze kuwa gatatu, ubukwe buzaba kuwa gatandatu. Nyiramama wanjye araje arambwira ati se ufite ga? Gusa ibintu bita gloves, icyo gihe twambaraga gloves ku munsi w'ubukwe. Ati ufite ga? Ndakicwa sinshobora kwambara ga. Ibyo bintu ntabwo mbi. Ati udafite ga rero ntiriri bureme. Nzamureka azabihera ubuhamya bw'ukuntu byagenze. Twaricaye neza, ataha ritari bureme, nanjye kandi nihagazeho. Ese umuntu utangiye kwishyiraho ibintu byaga, buriya ejo bundi azaba atangira kunzanaho n'ibindi. Ndabwira nti ntaga nzashaka. Nawe ati utazambaye ntuzampagarara iruhande. Hanyuma aragenda, umwuka aramusanga, aza kugaruka arambwira ati rwose nisubiyeho, ibyaga nabiretse. Nanjye nisubiyeho rwose nzazambara. Ako gashobora kumvikana ari akantu gatoya rwose, mushobora kumva ari akantu k'akaminiskire, ari akantu gatoya, ariko reka mbabwize ukuri, akabuye gatoya kari mu nkweto gashobora kukwicira urugendo. Ingo nyinshi ntabwo umuyaga uturuka. Turagushimye Imana yacu, reka muri uyu mugoroba ubwo dutangiye iki cyumweru urondore buri muntu wese wicaye muri uru rusengero, urondore ndetse n'abari kure bazakurikira ubu butumwa andifere. Turasenga Mana ngo muri iyi minsi udukure mu kwirarira. Turasenga Mana ngo udukure mu kugenda tugaragara hanze tukagaragara neza ariko iwacu bimeze nabi. Turasenga Mana ngo agahinda kabitse mu mutima, imibabaro y'ingo uyishyira ahagaragara kugira ngo buri muntu wese yitegure guhindurwa nawe. Reka iki cyumweru kizaba icyumweru gihindura ingo, reka iki cyumweru kizaba icyumweru gihindura ubuzima, reka iki cyumweru kizaba icyumweru gihindura abantu. Igihe tumaze tubeshya, igihe tumaze muri pretension, igihe tumaze turenzaho, igihe tumaze tworosa ibyaha, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, iki cyumweru kizaba icyumweru cyo gukuraho ibyo byose. Utwikurure, weyure, uvaneho ibicu byose, ibihu byose, ibyo twatwikiriye, ibintu byose by'ibicocero twiremeye. Izina rya Umwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo iki cyumweru kibe icyumweru kizahindura byinshi mu mibereho yacu, mu mibanire yacu, mu mikorere yacu, kugira ngo ingo zacu zibe nziza, zibe ingo ziguhesha icyubahiro, zikaduhesha umunezero, zigahesha ibyiringiro abo tubyara n'abatubona bose. Umve gusenga dusengeye aha ngaha. Mwami Yesu waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzakorana natwe, ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Waratubwiye ngo umwuka wera naza niwe uzaduha imbuto nziza. Reka imbaraga zawe umwuka wera zigendagenda aha hantu kugira ngo buri muntu wese uri muri uru rusengero akorwe ku mutima kandi ntasohoke nk'uko yaje, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Tugiye kwiga Imana ibana natwe mu miraba, ariko ndagira ngo mbanze mpere ku magambo yo mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Mufate Bibiliya zanyu, turasoma muri Matayo ibice 7. Matayo ibice 7, turahera ku murongo wa 24. Ni amagambo twese tumenyereye, ariko ni amagambo azadufasha, ari bunadufasha uyu munsi mu kwiga kuri iriya teme yacu y'ingo mu miraba n'Imana ikura ingo mu miraba. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha,
byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Haleluya. Aya ni amagambo magufiya ariko akubiyemo ubuhanga bwinshi n'amabanga menshi ku byerekeranye n'ingo. Icya mbere, impamvu natangiye mbabwira ngo umuntu wese umbwira yuko iyo hatajya haba ibibazo ni umunyabinyoma, ubwo yaba ivuga ko Yesu abeshya. Kuko hano Yesu aratubwiye ngo abantu babiri barubatse. Abenshi turi hano, niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo mumanike ibiganza, abenshi turi hano twavuye muri kategori y'abo bita ingaragu twinjira muri kategori y'abo bita abubatse. Haleluya. Waba uri umugabo urubatse, waba uri umugore urubatse. Ikindi cya kabiri Yesu atubwira, aratubwira ngo umwe yubatse ku rutare, undi yubaka ku mucanga, ariko bombi barubatse. Amen. Ndetse nkunda kubwira abantu hano, ababwira ngo mpamya ntashidikanya nk'umuntu wigeze kubaka cyangwa kubakisha, uwubatse ku mucanga ashobora kuba yari afite inzu nziza isa neza kuruta uwubatse ku rutare. Kubera iki? Igihe undi yari arimo gucukura mu rutare bikamutwara amafaranga menshi yo kuringaniza, uwubaka ku mucanga yari yihuse. Amen. Ndetse no muri bije, niba bari babahaye bije zingana, uwubatse ku mucanga yarasaguye, abona n'amafaranga yo gusiga amarangi meza no gukora dekorasiyo mu nzu. Kuko buriya kugira ngo uzubake ku rutare biraguhenda. Icyo ndimo gushaka kubabwira, ariko bombi barubatse, sibyo? Icya gatatu Yesu atubwira common denominator, ibi bintu babihuriyeho, ngo bigezaho imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri izo nzu zombi. So ntushobora kumbwira ngo wowe ngo hari ahantu utuye ngo ku buryo Yesu atabibonye yuko ni iwawe imvura izagwa, uko iwawe umuvu utazatemba, yuko iwawe imiyaga itazahuha, bikikubita ku nzu yawe. Izi nzu zose ibyo bitatu zibihuriyeho, zarubatswe, zifite aho zubatswe, kandi zose imvura yaraguye, imiyaga yarahushye, imivu yaratembye, byikubita kuri izo nzu. Itandukaniro rero, zose zanyuze muri bimwe, ariko imwe yaraguye indi isigara ihagaze. Nimwitegereza muri uyu mujyi, mukitegereza muri iki gihugu, mukitegereza muri iyi si, niko ingo zimeze. Zose zirubakwa. Kandi iyo turimo kubaka, zose ziba zisa. Bose se ntibanyura hano tukabaranga? Muzi abantu banyuze hano tukabaranga, bakanarahira, tukabarahiza, akarahira. Ziriya ndahiro rero nta muntu ujya uzitekerezaho. Umuntu araza tukamubwira ngo Rutayisire Antoine, wemeye ko Kayitesi Penina abo umugore wawe mushyingiraho ngo mubana karamata, sibyo? Uretse abandi bagore bose, uretse ko irya ndahiro haraho ngira ngo rimwe nzasaba bazayihindure. Iyo bavuze ngo uretse abandi bagore bose, bivuga ko ubundi nari nabafite, ariko hari igihe uba warabuze n'ubeshya. Niba bajya bavuga ngo usezeye, wenda ibyo byakumvikana, ariko uretse abandi bagore bose, ariko reka ngo umuko indahiro iteye ne kuyihindura. Uretse abandi bagore bose uzabana na Kayitesi Penina wenyine iminsi yose muzamara bukiriho mwembi. Nkarahira ngo mwemeye ntyo. Ntabwo nemeye ibyo ngibyo, ni uyu mwemeye ntyo, kuko imiyaga ntirahuha, imvura ntiragwa, umuvu nturatemba, mwemeye ntyo. Bagahindukirira Kayitesi Penina, Kayitesi Penina, wemeye ko Rutayisire Antoine abo umugabo wawe mushyingiranywe ngo mubane akaramata. Mwarabyumvise ko muri no minsi
hari n'abantu numvise bambwira ko ngo ari abateoloji batangiye gushyira question mark ku karamata, ngo rero ngo abo ngabo barahiza abantu iby'akaramata ngo ni ibyabo. Ntawe murumva bivuga kuri YouTube ngo ibyo bintu ngo byo kugenda mugafata abantu mukabashyira mu karamata? Ariko Imana yaravuze ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore we akaramata. So yewe ntabwo ndi umugaragu mubi uvuguruza shebuja, yewe iby'Imana yavuze nibyo mbigisha, ni akaramata, sibyo? Bakaba umubiri umwe, akaramata. Muraza kubona aho imiyaga rero ituruka muri ibyo byose. Yarangiza akavuga ngo mwemeye ntyo. Burya muba muzi ibyo mwemeye mwebwe? Iyo uvuze ngo Kayitesi Penina mwemeye ntyo, azaza ari Kayitesi Penina ufite aho avuka, ufite uko yamenyereye, na Rutayisire Antoine bagiye kubana afite aho avuka, afite uko yamenyereye, kandi haratandukanye. Umuyaga wa mbere uzatangira guhuhira aho ngaho. Mfite ibyo nkunda, nawe afite ibyo akunda. Ariko buriya yewe abantu baranshimisha cyane iyo bakubwira ngo twebwe nta kibazo turagirana. Twebwe twatangiye kukigirana bwenda kuba. Turi kumwe baratubwiye ngo tuzababwire tamperama zitandukanye. Reka wenda batere kamwe kuko ni ka blague, ntabwo katuje ku bana. Tugeze kuwa gatatu, ubukwe buzaba kuwa gatandatu. Nyina mama wanjye araje arambwira ati se ufite ga? Gusa ibintu bita gloves, icyo gihe twambaraga gloves ku munsi w'ubukwe. Ati ufite ga? Ndakicwa, sinshobora kwambara ga. Ibyo bintu ntabwo mbi. Ati udafite ga rero ntiriri bureme. Nzamureka azabihera ubuhamya bw'ukuntu byagenze. Twaricaye neza, ataha ritari bureme, nanjye kandi nihagazeho. Ese umuntu utangiye kwishyiraho ibintu byaga, buriya ejo bundi azaba atangira kunzanaho n'ibindi. Ndabwira nti ntaga nzashaka. Nawe ati utazambaye ntuzampagarara iruhande. Hanyuma aragenda, umwuka aramusanga, aza kugaruka arambwira ati rwose nisubiyeho, ibyaga nabiretse. Nanjye nisubiyeho rwose, nzazambara. Ako gashobora kumvikana ari akantu gatoya rwose, mushobora kumva ari akantu k'akaminiskire, ari akantu gatoya. Ariko reka mbabwize ukuri, akabuye gatoya kari mu nkweto gashobora kukwicira urugendo. Ingo nyinshi ntabwo umuyaga uturuka ku bintu binini, ntabwo imiraba isenya ingo ari ibintu bitumbaraye mubona, kaba ari akantu gatoya gusa. Umugabo wihagararaho akavuga ati jyewe simva mu nzira. Umugore akamubwira ati nutava mu nzira ndaguhitana tu. Umugabo ati ngaho mpitana tureba, erega rugashya neza. Kuko habuze n'umwe ushobora kwemerera undi ngo amureke aceho akamuhitana, kuko buri wese yihagazeho. Sinihagazeho kuri ga, nawe akihagararaho. Yatashye abyimbye, nanjye nsigara mbyimbye. Ariko umugisha twagize nuko yari yatekereza kuko ubu ngubu ubukwe bwanjye bwishwe na ga. Nanyirije rero se buriya ubundi ga nizo zigiye kunyicira ubukwe pe. Hanyuma agarutse asanga nahinduye, nawe nsanga yahinduye, aravuga ati rwose ibyo byaga. Ndavuga ko none ubwo ari gajya kuzishaka uzizane, nta mwanya mfite ibindi ndimo gukora. Nuko rero ubwo icyo mbabwira ni mwicare. Niyo mpamvu natangiye kuriya, ni mwicare mutekereze mu ngo iwanyu ikijya gishaka kubasengera, ikijya kikuraza utumbye umutima, ikijya rimwe na rimwe kikubuza kurya,
ni kinini ku buryo cyagusenyera urugo. Ariko nimureba muri aya magambo Yesu yavuze, mu ngo zose ari iziri ku rutare ari n'iziri ku mucanga, zose umuyaga urahuha, imivu iratemba, imvura iragwa. Mujye mureka kubeshya. Impamvu ingo nyinshi zidahinduka nuko tutajya twemera yuko imvura yaguye n'umuvu watembye. Kuko umuntu ashobora guhagarara mu makosa abwira ngo ariko ngewe ndi umugabo ugomba kunyubaha, bakubahe mu makosa. Reka turebe ibirere imiyaga iturukamo. Ko buriya imiyaga ihuha igira aho iva. Reka dufate muri Yakobo ibice 4, turakuramo amagambo makeya tugende twihuta, ndashaka kuza kurangiza on time. Yakobo 4 aravuga ngo, ndi muri Yakobo cyangwa nagiye hatariho Yakobo 4 umurongo wa mbere haravuga ngo, mbese muri mwe intambara zivahe, intonganya zivahe? Ntiziva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi, namwe basambanye kazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza ko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uburi mwe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Amen. Buriya hano yakora butubira ariko aya makimbirane mubona, aya mahane yose mubona aturuka he? Icyambere rero buriya icyoko cya mbere cy'imvura, icyo bita icyoko mu Kinyarwanda na hantu imvura mbese ituruka. Icyoko cya mbere cy'imvura n'imiyaga bijya mu rugo. Intambara zivahe, intonganya zivahe? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Ikintu cya mbere, imiyaga ya mbere ihuha mu ngo ni umuyaga w'ibyaha, ni umuraba w'ibyaha. Kandi reka mbabwire, njyewe ndatangara cyane. Ntimureba ko duteraniye aha ngaha tungana dutya? Ubu wafungura urusengero neza inguni zose akazifunga, hanyuma agashyira hari icyuma kidetekta abasambanyi n'abanyangeso mbi, tugasohokamo hano, mwatangara. Cyavuga gusa cyasarara, kuko ntabwo ushobora kuvuguruza Imana. Iby'Imana ivuga bihora ari ukuri. Nubwo abantu bagerageza kubihunga, iby'Imana ivuga bihora ari ukuri. Ni iki gitera imiraba mu ngo zacu? Ni imico mibi y'ibyaha, niyo ya mbere. Nshatse kubishyira mu mvugo yoroshye, navuga ngo ni imbuto za kamere ziba mu buzima bwacu. Reka tugaruke inyuma wumve uko Pawulo azirondora mu Bagalatiya 5. Kera najyaga mbwira abantu ngo iyo umuntu atangira kubwiriza, yiga kubwiriza, Abagalatiya 5 niho ahera. Kuko ushatse wasoma warangiza ukavuga ngo uwiyumvisemo ahaguruke tumusengere. Amen. Abagalatiya 5 umurongo wa 19 haratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ntijya yihishira. Iyo yatungutse mu rugo iragaragara. Ngo nukugira gute? No gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nge. Reka mbasobanurire ibi ngibi.
isi ya none yo imiraba myinshi iri kuri uyu murongo wa mbere deja: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. hari ubusambanyi bwo mu mubiri buriho, ariko hari no muri ibi bitindi byitwa telefone. Nabambia ndababwiza ukuri, telefone umuntu asigaye yifata, umugore akambara ubusa akikubita ifoto, agakora video yambaye ubusa, akituruna akabyina yambaye ubusa, yarangiza koherereza umugabo. Niba ubihakana, ibaze niba utabizi. Niba utanabizi, ibaze niba utarabyumvise. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo imirimo ya kamere iragaragara, ni ugusambana n'iby'isoni nke n'ibiteye isoni. Gusa ibyo si isoni nke. Ikizakubwira ko urimo gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, iyo utangiye kubireba urabanza ugacekinga ko nta muntu ukubona. Ninde ujya ureba pornography abandi bamureba? Haro ko mwacecetse cyane. Ariko imvura yaguye mu rusengero. Ariko ndimo ndababwira ngo iyo Yesu avuze ngo imvura iragwa, imiyaga igahuha, icyoko cya mbere cy'iyo mvura igwa mu rugo ni imirimo ya kamere: gusambana, iby'isoni nke. Kandi ibyo mushobora kuvuga ngo wenda ngo bikorwa n'urubyiruko. Reka da, abagabo bafite abagore n'abagore bafite abagabo. Gushaka wazifotoye ukanyereka uko usiyo wambaye ubusa, erega umugore akifata agakora kamera video agaturuna. Naragenze ndabona halo. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo reka tubanze turirimbe ngo Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ndifata uko ntari, werekane uko ndi kose, ndifata uko ntari. Imirimo ya kamere, icyoko cya mbere cy'imiraba, icyoko cya mbere cy'imvura n'imiyaga bihuha mu rugo n'imivu itemba, biva mu mirimo ya kamere. Iya mbere, umurongo wa mbere dutungukiraho: gusambana. Gusambana. Uyu mujyi, ejo bundi nari mvuye mu rugendo i Rusizi, tuza mu modoka turi hamwe n'abantu, tuza tuganira ku bintu by'ibyaha biriho. Umwana wari udutwaye aratubwira dusigaye dukora jokes. Ni umushoferi w'aya matagisi voiture, twari muri company yitwa Baba, ni kare Baba ngira ngo ni nkuko ni company yende kwitwa gutyo. Aratubwira mu Rwanda ati dusigaye dufite tourisme yubakiye kuri 3G gaye eshatu, ngo ni government, gorillas and girls. Tourisme yubakiye kuri leta nziza n'ingagi n'abagore. 3Gs: government, gorillas and girls. Gusambana. Kandi ibyo mvuga yarabivuze, subira inyuma nsanga pe aduha n'ingero zifatika nk'umuntu uhora muri transport. Kandi ababikora benshi ntabwo ari abasore, ni abagabo. Reka twikomereze.
icyoko cy'imvura n'imiraba. Arakomeza Pawulo akavuga ngo gusambana, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari n'umujinya n'amahane. Reka wenda mfatire ibyo byo hagati: umujinya n'amahane, gukubita, gutuka. Hanyuma agakomeza akavuga ngo kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ngo ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nta juru rito rizaba mu ngo zabo bakora bene ibi ngibi, haba hano haba no mu gihe kizaza. Imiraba ya mbere ihuha mu ngo iva muri kiriya cyoko cy'imirimo ya kamere. Amen. Niko biri. Kandi wicaremo uyu munsi wongere urimbe ngo Mana umbabarire ntifata uko ntari. Kuko abantu benshi barabeshya, ariko sinzi impamvu mutabyumva. Imana irabivuga muri Zaburi ya 50 ikavuga ngo ariko umunyabyaha we yiruhiriza iki iyo avuga amategeko yanjye? Ngo dore wabaye inyanga guhanwa. Ngo iyo ubonye abasinzi wishimira gufatanya nabo, ngo ufatanya n'abasambanyi, ngo uvuga nabi mwene so, ngo ubeshyera mwene nyoko, ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe. Ngo ariko ngo hari umunsi nzabishyira ahagaragara. Erega ntabwo bitinda. Ntabwo bitinda. Biratinda bikazajya ahagaragara bakagufata. N'ibingi nibyo muri telefone. Iyi telefone yanjye izi ubwenge bwinshi. Ntabwo ari ubwo ryewe ariko nashyizemo na information bayiha. Pastor ndebera ibyo umuntu wanjye barimo, nkabona karabaye nka sibo. Batazagira ngo nigiye urimo kubi. Ubwo se umugore wawe yarabimenya ate? Muri kino gihe haje abagore bazi ubwenge nk'uko abagabo bibwira ko bazi ubwenge. Uragenda ukabisiba, sinzi aho babikura. Hari n'uwansobanurira uburyo babigenza, nabwo ntisinkeneye kubimenya ko ntabyo nzakora. Ngo aragenda ngo niba harya mu byita ngo iki cyakindi bashyiramo ibimoterano bya muri telefone ni dustbin. Recycle bin. Nimumva giye byaje narashaje. Baragenda akajya muri recycle bin ngo hari iminsi bimaramo ngo bikaba bigihari. Byo ntabyo narinze. Ngo akabikurura akabigarura, yamara kubyiyoherereza kongera akabisubizayo. Ukibwira rero ngo waramuhishe kandi abifite. Imana ikavuga ngo nzabigaragaza, ngo wibwira ko mpanye nawe, ngo ariko nzabishyira ahagaragara. Mujye mureka tugende uko turi. Wowe w'inyuma n'uw'imbere we kugira ahantu hisha, kuko niyo wahisha abantu ntuzahisha Imana. Njye nyambibwira uyu mugore wanjye ndagenda cyane, kandi aho ngenda ntashobora kunkurikirayo. Nshobora kumubeshya pe, nkagenda nkikorera ibyo nshaka iyo ngiyo, nkamuzanira na parufe n'ikarita yanditseho jotemu boko, nkamubwira ko buri joro namukumburaga kandi wenda buri joro nari ndimo kumubeshya. Ariko hari ikintu gituma ntashobora kubikora, nuko niyo namubeshya sinabeshya Imana nkorera. Kandi mpora mbibwira abantu ngobwira ni umva, umugore wanjye umunsi Imana izajya kuncira urubanza ntizamubwira ngo wamutekereza gute, wamubona gute. Hari ubwo ubeshya umugore wawe ngo uyu mugabo wanjye rero ubwo mureba ngo ni marayika wigendera. Imana ivuga ni marayika ugenda, ni dayimoni. Agaragara nka marayika. Hari indirimbo witwa Elvis Presley yajyaga aririmba ngo you look like an angel, you walk like an angel, you talk like an angel. Ukagenda nkama you look like an angel, you talk like an angel. Abazi iyo ndirimbo no kuvuga walk like an angel. Ngo iyo ugenda umuntu abona ari marayika, iyo uvuga umuntu yabona ngo ariko I got wise, you are a devil in disguise. Ngo naragutahuye ngo uri daimoni yishushanije, muzababona. Ariko hari ikintu kimwe,
mujye mwibuka iki ngiki ngo niyo waba uri wenyine ntuburi wenyine, aho uzajya hose niyo wajya. Dawidi yaravuze ngo niyo najya aho ijuru riterwa inkingi, ngo niyo najya inyuma y'inyanja ubwo kuboko kwawe kuzamfatirayo. Ibyo narabihishuriwe. Nzagenda mu gukiranuka, atari kubera ko mfite umugore mwiza, kandi ni mwiza. Hariho n'abasaza nabonye bashekeje baririmba nka Rugamba. Kera mu witwa Rugamba yigeze kuririmba indirimbo, nabonye nashatse umugore narutaga, none arashaje je nkibyiruka. Wowe urabyiruka ujya he? Wamushatse umuruta none arashaje, wowe ubyiruka ubyiruka uti? Urebe muzajya mumbona ngenda mu bugingo, ariko ngo pastor Antoine ngo arabyiruka mbyiruka. Uzabaza umubiri wanjye iyo mbyutse mu gitondo, ubyiruka he? Nzashaka umutoya mumuharike, numva iryo raha ry'abasaza. Uzapfa tukureba. Imana, reka nihute, natinze ku cyoko kimwe kuko nicyo gikomeye cyane, ariko hari n'ikindi. Iyindi miraba ibamo uko imiyo kamere yacu, ariko habamo n'indi miraba itagombye no kubaho. Ariko iyi ngiyi uko nazitondetse, iyo miraba no mu bushakashatsi niko ikurikirana. Muri Amerika bakoze ubushakashatsi basanga top of the list ikintu gisenya ingo gitera divorce ni ubuhemu bw'ubusambanyi. Abagabo basambana n'abagore basambana, ubuhemu bwo mu ngo nibwo bushenya ingo bwa mbere. Top next on the list umutungo. Imiraba yo mu mutungo, imiraba yo mu mutungo iteranye igateranya n'abavandimwe. Muri Yakobo na Esawu, imiraba yo mu mutungo. Mwibuka mu Isezerano Rishya muri Luka 12 umuntu yaje yirukanga abwira Yesu ati njya kunkiranura n'umuvandimwe wanjye, utugabanye imyanda. Aramuga ati ninde wangize umucamanza wanyu? Umutungo, abantu bakawupfa, umugabo agahisha umutungo. Noneho n'abagore basigaye barabyize, buri muntu wese arahisha imitungo turayipfuye pe, ariko twe ntiturimo, turashaje. Yewe hari imyaka ugeramo ugasanga iby'isi ntibyaguteranya. Ubugeni iyo wanyambura sinarakara, ndakazwa n'iki ko n'ubundi nzagenda nkabibasigira. Hari ibyo ndimo kureka ko njye kwibabariza umutima ngo kanaka yaranyambuye, nta mpamvu. Ariko umutungo, ingero z'abantu barimo gupfa umutungo, reka mbabwire akantu kamwe mwigenzure. Imana ndondorume. Muri uyu mujyi hari abagabo bubaka amazu bakayandika kuri barumuna babo ngo abagore babo batamenya ko bayafite. Muri uyu mujyi hari abagabo bafite amakonti n'umugore wabo atazi kwabaho. Ariko muri uyu mujyi harimo n'abagore nabo bafite nk'ibyo. Ntabwo ndi buvuge ngo kanaka na kanaka ngo ibunaka na bunaka, ko burya ibyo nibyo mu ntebe ya penetensiyo. Umutungo, uzi iyo umuntu atahuye yuko ufite imitungo wamuhishe, atangira kugutekereza yuko ufite n'ibindi wamuhishe, icyizere kiba cyagurutse cyagiye. Urugo rutarimo icyizere ntirushobora kunezerwa. Ariko iki ngiki cyo kiri na dangerous ukundi kuntu. Twigeze kwicara hano turimo kubiganira, abantu bamingiro zifata, ariko nanjye nari mfite nyinshi. Muri genocide reka bariho mpera, uyu mujyi wari urimo abantu bamwe bari bakize, bafite amafaranga muri banki barayahishe, bafite n'amazu barayahishe. Ibyago bibaho, genocide iraba, umugabo arapfa, umugore n'abana barasigara mu bukene kuko batazi aho amafaranga y'umugabo aherereye. Ntibari bazi na banki aherereyemo. Ibyo kujya gukoresha ankete, burya banki nazo zifitemo n'ubusambo bwazo zihariye. Iyo uje ubaririza ngo ariko ngo ntimwandagira konti iyi n'iyi, niyo abacamanza baba baraciye urubanza, ariko hari igihe zicecekera cyane cyane ko bamwe babaga barayabitse atari no ku mazina yabo, akaba sinyateri kuri konte itari ye.
bashakisha bagasanga uwo muntu nta konti yari afite. Kandi icyo gihe na za computer zari zitaraza ngo wenda ube washyiramo izina bicomputerizinga bikuzanirize. Twari tugikoresha amafishi mu mabanki menshi. Hari amafaranga yaburiye mu kirere kubera iyo mico mibi y'abagabo n'abagore. Ariko no muri kino gihe birahari. Umugabo yatwaye imodoka ntiyayigarukana, umugore akamubwira ngo imodoka yagiye hehe, ngo ariko ngo ntukamunturure cyane. Kuki umugore atagukontorora ari umugore wawe? Ko mwabaye umwe, kuki ugomba kugira ibintu atazi? Ibyago rero biza kubaho, umugabo agira stroke arapfa. Umugore kugeza uno munsi ntabwo yamenye aho imodoka yanyuze, kuko umugabo yarapfuye. Kuki ushobora kugira ibintu ukabihisha umugabo cyangwa ukabihisha umugore ku buryo uzapfa umuryango wawe ntubibenefitinge kandi ari wo waruhiraga? Higeze kubaza umuntu umwe namwe ngo se ubwo uburimo guhisha ngo bizagende bite? Ese ubupfuye abo waruhiraga? Urumva abantu bamwe bafite imitekerereze mibi ngo umugore yumweretse ngo umutungo wawe ngo arawangiza. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'abagabo, ariko n'abagore namwe mwarafashwe. Musigaye mvuga nti impande zombi mwigenzure. Ngo arawangiza, kabwira fine, giye umugore wanjye yangije amafaranga ntabwo byambabaza ko nubundi niwe nduhira. Abana banjye bayariye yayabahaye bakayarya, nubundi ndi bunduhira. Ubundi uraruhira ndi. Uzubaka amazu menshi ngo uyubakira ndi. Niba wifata ukacunga amafaranga ukayima abana bawe ukayima umugore ngo yabikiye igihe kiri imbere, uzise kizaza ryari, kizaba gisa gite? Yego igakuzigama nabyo tuzabyiga mu byo twiga, ariko wigiye niyo wanazigama bamenye aho wazigama, sibyo? Niba uri umugabo ukaba ufite umugore, zigama pe. Wenda nanabibabwire nta banga ry'urugo ndi bubemene, twe dufite konti ya ipari, ari we ntagira sheke, ari nanjye sinyigira, kugira ngo dukureho amafaranga tujya muri banki tugakora viroma. Ariko arayizi anayisinyaho. Kuki mugomba kurema urwikekwe mu ngo zanyu ngo murabikire ejo hazaza? Yabicyana umubwire utumva madamu nkubwiza ukuri, aya mafaranga ari wowe nanjye ntawe uzayakoraho, kireka tubyumvikanyeho. Byabatwara iki? Ariko urwikekwe aho niho umuyaga wundi uturuka, kuko mu bushakashatsi bwakozwe butandukanye ngo top of the list ubusambanyi kabiri, igikurikiyeho umuraba wa kabiri uva mu butunzi, wa gatatu reka wariho ndangirizaho kuko iyo ntacyo twawukoraho ni ubuzima, health. Hari umuraba w'indwara, hari umuraba w'ubugumba, iyo nayo ni imiraba. Ukarongora umwaka umwe ugashira ukabona nta mwana mubonye, ikaba ibiri umwana ntaje, ikaba ine umwana ntaza. Mwarabibonye hano abantu babyaye nyuma y'imyaka amashimwe baba bafite, jewe ndayumva. Nubwo twebwe twabyaye vuba, ariko hari ibintu bibabaza. Abantu bakaza batari ko nturatwita. Hariho n'umudamu umwe rwose nijyaga mubwira rwose, abo ngabo bakubaza ngo nturatwita, wazababwiye ngo umuntu abigenza ate ngo atwite vuba? Umugisha twagize nuko nyuma y'imyaka 2 niba atari 3 yarabyaye. Ariko iyo ntambara uwo nawo ni umuraba, kuko hari ibintu Imana yibikiye irabyisigariza, iravuga ngo urubyaro ni umugisha uva mu biganza by'Uwiteka. Ibyo ngibyo ntacyo twabikoraho. Niyo twakwihana tugakiranuka. Aburahamu yari umukiranutsi, umwana yaje afite imyaka 100. Elizabeth n'umugabo we Zakariya bagejeje mu myaka y'izabukuru, Yohana Umubatiza ataravuka, Erukana na Hana bagejeje mu myaka myinshi, umwana ataraza. Ibyo ni reserve y'Imana, ni ikintu yibikiye, ni igikontorora yonyine. N'abaganga bashobora kubigerageza ariko bikanga. Aho rero ariko uwo muraba nawo
ujya uba ikibazo, ariko ho ntitwagombye kupfa, kuko wa munsi wemeraga ukavuga ngo nkwemeye ntyo, sibyo, nkwemeye ntyo, burya wamwakiriye utyo azaza ari ingumba y'umugabo cyangwa ari ingumba y'umugore, kuko twese turabiba. Abaganga bazasuzuma kubwira ati rwose nyuma yo gukora amatesite turabona chance zo kubyara ari nkeya, nimugerageza bikanga muzakundane, nibikunda muzashima Imana. Umuntu naza akarwara umutima ntuzamwanga ngo nuko arwaye umutima yabanye umunyantege nke, nagira stroke bakamucunga mu kagare ubonaho n'undi muraba, ubwo uzasigara uri wenyine ubyihanganire, bikuvune bikugore, ariko ibyo nabyo Uwiteka azaduha imbaraga zo kubyihanganira nibiza. Kuko hariho indwara zimwe ziza zikomeye, hariho n'izindi ziza zitera intege nke gusa, ariko indwara nazo ziri muri iyo mirabo, sibyo? Tuzabivamo dute rero? Yesu yaravuze ngo umuntu tuzabikomerezaho ejo, ngo umuntu wubatse ku rutare, umuntu witondera amagambo yanjye niwe wubatse ku rutare. Kuko ibi ngibi byose tubona, icyoko cya mbere cy'umurabo cy'ibyaha gifungwa no kwihana gusa. Kwihana ukavuga ngo Mana I repent, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso yawe anyoza ntunganye. Kimwe n'icya kabiri, kuko kiriya kiva mu rwikekwe no kutizerana, kivurwa no kwihana. Niyo mpamvu ubwo Yesu, buriya muri Bibiliya haba amagambo abiri Yesu yagarukagaho cyane, akavuga ngo umuntu nanyizera, ahandi akavuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kwihana no kwizera nizo nkingi ebyiri zubaka urugo rwiza, nizo nkingi ebyiri zizana Imana igatura mu rugo iwacu. Hari igihe Yesu yabonye abigishwa be muri Matayo 14, abigishwa be barimo kurwana n'umuraba, aturuka hirya aza agenda ku muraba, hanyuma ageze hafi y'abigishwa be arababwira ati amahoro abe muri mwe, muhumure ni jyewe. Petero aramubwira ati niba ari wowe mbwira nanjye nze ngenda ku muraba. Ndagira ngo uyu mugoroba tugende ku miraba. Kugira ngo Petero agende ku miraba byamusabye kuva mu bwato akagenda ku muraba. Hari ingo nyinshi zigenda gutya, zimaze imyaka zigenda zitya, kazibwira utari ko uko kugura ubwo wakujyana kwa muganga bakakurambura ukajya ugenda neza. Atoya, atari ko nubwo tugenda dutya turagenda. Benshi rero bamenyereye kugenda batya kugira ngo uzamurambure, baragagaye, baramenyereye ku buryo no kumenya ko umuntu ashobora kugenda neza bumva nta mpamvu. Nzi neza ko ari abantu benshi bicaye hano bavuga ati ariko nta mpamvu yo guhindura ibyo dusanzwemo. Ibyo tuziga muri kino cyumweru bizasaba ikintu cyitwa repent, kwihana. Kuko kwihana ni ukwemera ko umeze kutameze neza, ukemera yuko Imana ishobora kubihindura byiza uyemereye. Kuko ubundi twagagariye muri nibi ntacyo bitwaye. Hari ingo nyinshi zigenda zitya kandi murabizi, zagagaye, ukabwira utari ko nyamara Imana ishobora kurambura uko kuguru ukagenda neza. Atoya, ariko nibi ntacyo bidutwaye. Uyu mugoroba turagira ngo ubyemere, uvuge ngo Mana, ndabizi neza yuko uburyo twagendaga tugenda dushinyirije, turacumbagira ariko tukagenda. Uyu ni wo munsi wo kwemera ko n'ibyo ngibyo bishobora guhinduka. Uyu ni wo munsi wo kwemera ko dushobora kuva mu bwato tukagenda ku miraba. Haleluya. Ariko Petero yatangiye kugenda ku miraba ngo arebye umuyaga, ngo atangira kurohama kuko yakuye amaso kuri Yesu areba umuyaga. Ariko Yesu arambura ukuboko aramufata aramubwira ngo wowe ufite kwizera guke. Uriya muraba wa nyuma w'ubugumba n'uburwayi nta kindi kizawudukomezamo uretse gutumbira Yesu. Ukavuga ngo umva Yesu, ngiye kugutumbira, hari ikintu kimwe nzi, uyu muraba nawo nzawugenda hejuru kuko nkutumbiriye.
reka rero dusenge Imana dusoze. Hariya hari isaha ibeshya nayishinze, hanyuma ngiye kureba mbona igihe cyashize rya isaha. Ubwo ejo bazayishakira ibuye bayisubize ku gihe, kuko sinari nabonye ko ndimo kugendana n'isaha itari ku gihe. Urushinge rutoya nirwo rwanyeretse ko itari ku gihe. Ubundi nareberaga ku runini nkumva igihe nkifite. Amina. Reka twicare hano twongere dusubire inyuma twihane. Uzi ko arimo kugendera mu byaha bikaba birimo kumusenyera urugo, this is the day to repent. Ariko niba wumva ushaka kurusenya, ngo ushaka gusenya urwo bamutiza umuhoro, njye sindi bugutiza umuhoro, ndakubwira ngo ihane. Ko abantu benshi bagagariye mu byaha, ntibibabuza gusenga, yewe ntibabuza no kuba bacaca wodeni mu rusengero, ntibibabuza no kubwiriza kuko n'abapasitori kandi ari mu byaha. Uyu ni umunsi wo kwihana. Bibiliya irakubwira ngo uyu ni wo munsi wo kwemererwamo, uyu ni wo munsi wo kwihana. Imico y'amahane, imico y'intonganya, imico y'umushiha, repent, dusenge Imana. Kandi niba wumvise Imana ivugana nawe, urabizi umaze kwigisha gutya ari mu bubatsi ngo biragora kubwira abantu ngo nimuzamure ibiganza tubasengere, ariko wowe iki umutwe aho uri ubwira Imana ngo Mana mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, twatangiye tugusaba ngo uturondore, utwereke uko tubona ibyo kwirarira, ibyo kwihagararaho, ibyo kwikomeza. Dusohoke muri icyo gihu twaremye, dusohoke muri icyo gicocero twiyambitse, tukagaragara neza hanze ariko ku mutima twambaye ubusa. Genderera buri muntu wese uri hano, genderera buri rugo ruri hano. Tuve hano dukoze commitment, dukoze engagement, dufashe icyemezo cyo kugenda tukajya guhindura ibitameze neza. Wewe waje kugira ngo ibipfuye bizuke, ibirwaye bikire, ibicumbagira bigende neza. Ugenderere buri rugo niwe uzi aho ruhagaze, uturondore, utwemeze, natwe tukwemerere twihane, twemere guhinduka. Uzuba umwami w'ingo zacu, iminsi yose uduhwiture, udutunganye, kugira ngo tugende uko ushaka, kandi natwe dukuremo umunezero wacu n'uwabo twashakanye, n'abo twabyaye, n'abo tubana. Reka imbaraga z'umwuka wawe rero zibikore, kandi iki cyumweru kizaba icyumweru cy'impinduka kuri benshi. Ugenda ukomange benshi barimo kugenda nabi, ubahindure, ubibutsa aho bavuye bakagwa, bagaruke mu rukundo rwa mbere. Reka imbaraga zawe zimanuke, ubwiza bwawe tububone, icyubahiro cyawe kize, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, kandi biduhesha umunezero. Mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo.